Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, mwene data, mushiki wanjye, unkurikiranye uyu mwanya nkuhaye ikaze. Iyi ni Gospel Voice Empire Family cyangwa ni Gospel Voice Empire. Rero tuguhaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho uyu munsi tugiye kuganira intwaro eshatu Kristo akeneye kugira ngo ubuzima bwe bwa gikristo n'ubundi buzima busanzwe bubeho. Ese kubera iki izi ntwaro tuzikeneye? Impamvu tuzikeneye ni uko buri wese yifuza ko ubuzima bwe bwabaho, bukabaho buriho. Uze kuniza umwanya wawe kugira ngo tubane, wumve impamvu Imana ishaka ko dutunga izi ntwaro. Ese izi ntwaro urazikeneye? Urifuza ko ubuzima bwawe buhindurwa n'izi ntwaro? Unyemerere unize umwanya wawe, tubane, tugendane. Munyemerere dutangire dusenga kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya. Turagushimiye Uwiteka, izina ryawe rihimbazwe kuduhaye umwanya mwiza. Utwemerere ubushake bwawe busohorere muri iri jambo duhaye. Turagushimiye yuko ugiye kubana natwe. Unyemerere amatwi yose afungukire kugira ngo yumve icyo yatumye, icyo yashaka cyangwa icyo dutumye kugira ngo bacyumve. Urakoze, tuguhaye icyubahiro ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwabyumvishe neza, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo intwaro eshatu zikenewe mu buzima bwa gikristo kugira ngo bubeho buriho. Izi ntwaro ni izihe? Ese kubera iki tuzikeneye? Ese koko umuntu uzifite abaho? Yego niko bimeze. Unyemerere unize umwanya wawe, ubundi wumve Imana ivugana nawe mu buryo butangaje. Uwiteka aba atwemereye kugira ngo tumuvuge mu buryo butandukanye. Unyemerere fungura amatwi yawe, wumve Imana ivugana nawe. Nyemerera tuganire ku ijambo ry'Imana dusangamo izi ntwaro. Turaza gusoma ijambo ry'Imana ryanditse muri rwandiko Pawulo yandikiye Yakobo, igice ni icya mbere. Turasoma umurongo wa 12. Handitse ngo hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Munyemerere nanone dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice 5 umurongo wa 16. Handitse ngo ndavuga ni ngo muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Ni nacyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu Baheburayo, igice 11 umurongo wa 1. Handitse ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bizitazaba, kandi niko duhamiriza ibyo tutareba kuko ari iby'ukuri. Imana ibamugisha. Munyemerere nanone dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Baheburayo, ibice 10 umurongo wa 38. Handitse ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Izo nizo ntwaro tugiye kuganiraho, ziboneka mu ijambo ry'Imana kandi zikenewe kugira ngo ubuzima bwa gikristo bubeho. Yaba ubuzima bwa gikristo, yaba ubuzima bw'umuhamagaro, yaba ubuzima busanzwe.
dukeneye izi ntwaro uko ari eshatu. Intwaro ya mbere tubona ni intwaro bita kwizera. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira neza ko umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Reka nkubwire ngo igihe utizera biragoye ko wabaho. Njya nkunda kuvuga ngo ubuzima umuntu arimo atabwizera ntabwo ashobora kubona inyungu zabwo, ariko umuntu ubuzima arimo abwizera ashobora kubona inyungu zabwo. Ese uyu munsi uri ku rwego rungana rute mu kwizera Imana? Wisuzume nanjye nisuzume, urebe niba iyi ntwaro uyitunze. Ese ufite kwizera kukwizeza ko ibyo utabonesha amaso biriho, iby'Imana yavuze ko biriho? Intwaro ya kabiri twayisanze mu gitabo Pawulo yandikiye Abagalatiya. Aravuga ngo ndavuga nimuyoborwe n'umwuka, nibwo mutazifuza ibyo kamere irarikira. Yes, rimwe na rimwe impamvu ubuzima bw'abantu buhora muri struggle ni uko abantu batemera kuyoborwa n'umwuka, ahubwo bo bakicira inzira, bakanyura mu nzira zabo bibwira ku manywa na nijoro. Ariko by'ukuri dukwiye kuyoborwa n'umwuka, kuko umunsi tutazayoborwa n'umwuka tuzakora ibyo kamere irarikira, tuzasa n'abandi, tuzakora nk'abandi, tuzagenda nk'abandi. Ariko umwuka w'Imana avuze ukuri, aravuga ngo tuyoborwe n'umwuka, nibwo tutazifuza ibyo kamere irarikira. Iyi ntwaro ni intwaro ikomeye benshi babuze, kandi reka mbabwire, biravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Igihe utari kuyoborwa n'umwuka w'Imana, umenye ko ibyawe byakurangiriyeho. Ubuzima bwawe ntabwo buzabaho ubwo mu muhamagaro w'ubuzima bwawe busanzwe, ubuzima bwa gikristo ntabwo buzabaho utemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Icya mbere ni ukwizera Imana, icya kabiri ni ukuyoborwa n'umwuka, icya gatatu ni ukwihangana. Bibiliya yavuze ngo muri Yakobo igice cya 12 ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Reka nkubwire ngo ubuzima bwose ducamo, ubwo unyuramo, nibubura kwihangana uzakora nk'abandi, uzavuga nk'abandi, uzagenda nk'abandi, uzambara nk'abandi, uzakora nk'abandi. Ariko Uwiteka arimo aratwibutsa izi ntwaro uko ari eshatu, kugira ngo aharaho ubuzima bwacu bwa gikristo bwongere bubeho, kandi bubeho buriho. Abantu benshi biciriye inzira zibashyingura, abantu benshi biciriye inzira zizabarangiza. Kubera iki? Babuze izi ntwaro. Nkunda kuvuga ngo Imana buri munsi irapfusha, kandi abantu bagaseka. Umuntu utagifite kwizera Imana, utagifite kuyoborwa n'umwuka, utagifite kwihangana, najya mubwire ngo uyu muntu aba yararangiye, aba atakiriho. Ese uyu munsi urebye urimo urabona ukiyoborwa n'izi ntwaro? Izi ntwaro urazifite mu buzima bwawe. Imana igushoboza, Imana idushoboza. Wongere wisuzume urebe niba ugifite kwizera, niba ugifite kwihangana, niba ugifite kuyoborwa n'umwuka. Kuko ibi umukristo utakibifite byararangiye. N'umuteganyeho kwera imbuto, n'umuteganyeho gukora umurimo w'Imana neza, n'umuteganyeho gukizwa akaba umukristo ukwiriye. Imana ibashoboze. Numvaga izi ntwaro nazibagezaho, kuko izi ntwaro umuntu uzifite azatsinda Satani byemere. Umuntu uzifite azabaho, ubuzima bwe buzatungana. Ndabashimiye yuko mwakire neza ijambo ry'Imana. Uwiteka abagirire neza,
kandi mukomeze kugubwa neza. Wongere wisuzume nanjye nisuzume. Ukomeze ubane natwe umunsi ku munsi. Wifuza kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye, kuri screen haba hariho nimero zacu watwandikira tukakuvugira.